Nshuti bakunzi bacu nongeye kubasuhuza. Duherukana mu gice cya mbere cy'inkuru igaragaza ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro. Iyi nkuru rero tukaba dusubukuye igice cya kabiri. Mbibutsa igice cya mbere duherukana ubwo intare yari imaze gukuraho ugutwi kw'intama kw'impyisi ku ruhande rw'ibumoso. Ubwo rero yari imaze gukuraho uku gutwi yaguhereje intama. Intama rero n'amayeri menshi ifata kwa gutwi kuvanga mu buki, irangije ihereza intare irayibwira nti ngaho uyu muti wunywe gutyo. Nuko intare ifata kwa gutwi irakurya, ikuriye rwose yumva uburyohe butangiye kuryaryata ku rurimi, iravuga ati rwose mupfumu byakunda ko nakwiyongeza. Nuko intama nayo dore ko yari inyaryenge yashakaga kwihimura ku mpyisi, irangije iravuga ati nyagasane mwami, wowe mutware w'ishyamba, icyo ushaka kibe mu bwami bwawe. Nuko rero ati fata indiga yawe ityaye maze ugende ukureho kuriya gutwi kw'iburyo nako kuzane, indwara yawe irajya igenda yoroha uko ujya ugenda urya kamwe kamwe. Nuko rero intare n'amerwe menshi ifata icyuma cyangwa se inkota, iragenda ikuraho kwa gutwi, irakuzana iguhereza umupfumu. Twabonye ko umupfumu yari intama, iguhereza umupfumu rero, irangije intama ifata kwa gutwi igusigaho ubuki, irongera ihereza wa mwami w'ishyamba. Umwami w'ishyamba rero atamiye kwa gutwi, uburyohe noneho buragenda buruta bwa bundi bwa mbere neza neza. Nuko rero n'amerwe menshi irangije ibaza umupfumu ati ese byakunda ko nakwiyongeza kandi? Nuko rero ariko se ati ko mbona amatwi ashize, ati nari nanibagiwe, ati byagenda gute ko numva ngize ipfa rwose, ati ndumva amerwa nyinshi. Nuko rero wa mupfumu yitegereza impyisi, maze kwitegereza impyisi rero ibwira umwami ati nyagasani mwami w'ishyamba, ati buriya rero ati indwara yawe kugira ngo ikire neza, ati byagusaba yuko uriya mutwe uwukuraho, ubundi rero ugahita uwurya, ati ugashyiraho ubuki, ati ugashyiramo umunogera w'ubuki rwose, ati ugashyiraho umushonge, ati ubundi rwose indwara yawe ihita ikira. Nuko rero impyisi yitera ita mu gutwi, irangije iratekereza nti ariko se bantwaye ugutwi amambere birabaryohana, barongera batwara ukundi, ati nshimye ko babitwaye, hasigayeho ubunufu cyangwa se bayabyiringitiye, niba ari ni ukuyabyiringitira, ati bayabyiringitiye, ubu ngubu nibantwara umutwe ati ndaba ngitashye. Ubwo rero intare ifata icyuma igiye gukuraho umutwe, rero impyisi iba irasimbye ifumyamo, ati birenge nakomereye iki? Ifasha nzira iriruka. Nuko rero intare ishumuza ibyana byayo ngo biyirukeho biyigarure. Nuko rero intare nayo yoma inyuma ivuga nti umva sha, ni yewe, garuka hano mbanza nibonera umuti mbere y'uko ugenda, dore ndarembye. Nuko rero impyisi iriruka cyane n'intare yirukaho, biragenda rwose, biriruka birarenga. Twibuke ko mu isenga hari hasigayemo intama yigize umupfumu rwose. Impyisi irahabonera rwose, urumva yuko intama yigize umupfumu ikihimura ku mpyisi. Nuko rero intama ibona ibyo mu mujyi birayiyobeye. Twabonye ko mu ishyamba hari habaye mu mujyi dukurikije inkuru yacu. Nuko rero intama yigira inama yo gusubira mu cyaro, aho twakwita mu kiraro, ngo izajye irya duke iryame kare. Nuko rero iravuga ati ariko se ko natorotse ndataha amaramasa bazanyakira. Nuko rero irangije
ifata inzabya eshatu z'ubuki. Twabonye ko inzabya ari udukono dutoya babikagamo ubuki bukazahora bakabukuramo bakabukoresha icyo bwagenewe. Ifata inzabya eshatu rero izitera umugongo, irangije ifata ikamba ry'umwami, ifata n'icumu, nabyo ibitera urutugu n'umuheto, irabijyana. Igeze mu nzira rero iratangira ati ariko se ubu ngubu nzavuga ngo iki? Nzavuga ko nagiye he? Ati ko nananiwe n'umuco w'iwacu, nzashobora uw'imahanga? Nuko rero isubira ku cyo yangaga, iva mu mujyi igaruka mu cyaro, igenda yigira inama ivuga ko izabwira shebuja ko yari yaragiye ku itabaro ikaba itahukanye iminyago. Twabonye ko yari ifite inzabya eshatu z'ubuki, ndetse ikamba ry'umwami, ndetse n'umuheto hamwe n'icumu. Irabitahana rero, igeze hamwe mu rwuri, mu kiraro yabagamo, ibwira shebuja ati nyaboneka, ati munyakire mvuye ku itabaro, ati nari naragiye ku itabaro nubwo ntababwiye, ariko ntabwo ntashye amaramasa, ncyuye iminyago. Ati ncyuye iminyago. Nuko intama rero barongera bayakira mu rwuri, isubira mu zindi, yiyemeza kuguma mu rwuri aho twakwita mu cyaro, kuko yari imaze kubona yuko ubuzima bwo mu mujyi, hahandi twasanze hitwa mu ishyamba, abenshi bahazi nka parike. Nuko rero isubirayo, yiyemeza yuko igiye kuzajya inyurwa. Naha rero inkuru yarangiriye. Mwebwe rero mwari mukomeje kudutega amatwi, ndabashimiye cyane, mbibutsa no gukora subscribe, mugasharinga. Ubaye washimishijwe n'iyi nkuru wayisangiza abandi rwose, wayisangiza abari mu muryango wawe, bagakomeza kwishima. Hano tuba tubafitiye inkuru zigiye zitandukanye. Wowe utarakora subscribe rero, igihe ni iki ngiki ngo ukore subscribe, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka kuri runo rubuga rwacu. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, Nyagasani akomeze